urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone muri iki kiganiro cyacu cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Umunsi umushumba aratwigisha tubwira ngo ituro ryawe rizana itandukaniro. Turasoma Abami ba mbere ibice 3:4. Haravuga hati, bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi cyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Mu Bami ba mbere ibice 3, ubwo Salomo yabaga umwami wa Isiraheli, yarahangayitse cyane. Yarazi yuko atari umwana w'imfura, kandi nyina Batisheba ntiyari umugore wa mbere wa se Dawidi. Salomo yarasobanukiwe ko kuba ahawe ubwami bizazana ingorane, kuko yari afite bakuru be bamunegaga we na nyina. Urugero, igihe wiga izi nkuru mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 2, mukuru wa Salomo Adoniya yagerageje gufata ingoma, maze nyuma Salomo aza gutanga itegeko ryo kwica Adoniya, Yowabu na Shimeyi kugira ngo abone umutekano mu bwami bwe. Ibi byerekana umutekano muke n'urugomo byari ibwami ubwo Salomo yajyaga ku ngoma. Rero nubwo yari umwami, yahuye n'ingorane nyinshi zagoye ubuzima bwe n'ingoma ye. Yari azi ko yagombaga gukora ikintu kirenze ibisanzwe kugira ngo abone umutekano ku ngoma ye, kandi abone uko yitandukanya n'akaga kari kamukikije. Salomo yakoze iki? Yahaye Imana igitambo kidasanzwe. Mu Bami ba mbere ibice 3:4 hagira hati, bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho hari akanunga karusha utundi cyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo yari yiyemeje gutanga ibitambo byose mu kuramya Imana kwe. Uyu munsi dushobora kwigira ku byo Salomo yakoze. Ni bumwe mu buryo bwo kujya imbere kandi ugakomerera aho Imana yagushinze. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusengera hamwe iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti, Data mwiza, urakoze kubw'amahirwe yo gutanga mu bwami bwawe. Nanze gukorwaho n'inzitizi z'iyi si, kuko Kristo ari umucunguzi wanjye n'akarusho kanjye. Nishize mu murongo w'amahame y'ubumana, nkora ku buryo ntera imbere ndetse nkagira gutunganirwa muri buri gice cy'ubuzima bwanjye. Urakoze kubwo kuntandukanya n'imbaraga z'ubukene n'ubugome, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abakorinto ba 2 ibice 9 umurongo wa 6 n'uwa 7. Twongere dusome ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 6 umurongo wa 38. Murakoze cyane, naho ubutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti, Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21.
ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.